Iteka ryose. Imana yashimwe. Nitwa Muragire Maria Aline, naturutse muri Sikirisare ya Mukoyoyo. Ikintu by'umwihariko cyamfashije, nkora ahantu haba abakozi benshi cyane, ariko dushobora kuba ari abakozi bashobora kubana mu buryo butandukanye, mu buryo bw'amakimbirane. Yego ntabwo bibura ko hari ababana neza, ariko ugasanga ari ababana mu buryo bw'amakimbirane, gutukana, ibiti. Ariko inyigisho ya mbere yamfashije nuko byibuze numvishe yuko gutukana ari ikintu kibi gikomeye kandi cyafasha bagenzi banjye gukizwa. Inyigisho nahawe ikabimfasha kuba yampaye uburyo ngomba kubatwaramo, bafasha kugira ngo bakire iyo ngeso nanjye ubwanjye nshobora kuba nari ndwaye, ariko byibuze nzi neza kandi nizeye neza yuko kuba byamfashije nabo bizabafasha. Murakoze. Ugiye kugura inzu urugi n'ingufuri cyane utereho? Gerageza rwose mu izina rya Yesu iyo ngabire uve hano yitahanye, igere mu bawe no mu byawe byose, n'abandi nk'uko ubyiyemeje bazabimenye, bamenye yuko Yesu atugira inama yo kugura iminzani yo gupima amagambo tuvuga, n'iminwa yacu tukayizitiza n'amahwa, n'isambu irimo feza na zahabu, hanyuma urugi n'ingufuri bigahoraho, tukajya dukingurira uwo dushaka igihe ari ngombwa. Urakoze cyane, ikizabafashe ntukakirekure. Nawe tubwire witwa nde, utanga icyo umugambi n'ingingo wigiriye? Kristo akoze banyita Mukamurigo Dorosera, nkabasengera muri santarari ya Nkondo, ariko mu by'ukuri iyi nyigisho hari ahantu mbashije cyane. Ni muvandimwe bamuvuzeho kenshi no kuri radiyo Mara nagiye mwumva, hari n'indirimbo nigeze kumvaho, nimba ari indirimbo sinzi ivuga ngo iki? Iravuga ngo Mariya ni umubyeyi, ngo Mariya ni umubyeyi wabyaye Jambo watwi. Iyo ni ya Vincent de Paul Ntabanganya Imana. Rero nayumvise kubera mu ndirimbo nyinshi cyane wari umuntu wagiriye. Rero mu by'ukuri nanjye inyigisho yuye hano uvuga ngo ugiye kumfasha mu rugendo, wenda twibigeragezo byinshi cyane nagiye mpura nabyo, ariko nkabitsinda kubera umubyeyi Bikira Mariya. Indirimbo wumvise hano yagufashije ujyanyemo ubutumwa ni iyihe? Indirimbo yamfashije njyanye n'iriya yo kuri 12 paje 12. Ivuga ngo iki? Ubutumwa ujyanyemo ni ubuhe? Basi tubwire ubutumwa ujyanyemo. Ubutumwa njyanyemo ni ukuvuga ngo yewe ngiye kuzirikana kwihana, wenda mu ndimi mbi cyane navuga, wenda nakunda kwishyiramo cyane nko mu bintu bijyanye n'amajyanye cyangwa ibigeragezo nahuraga nacyo, bigatuma shyangirana na mugenzi wanjye kugira ngo nihangane, ahubwo bikaba ngombwa ko musubiza. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo ngiye gushyiraho ingufuri. Genda ushyireho ingufuri. Hari akarimbo karimo kavuga ngo mu kanwa kawe nta cyiza kibamo keretse ibinyoma n'amagambo asebanya, ururimi rwawe ruvuma abantu rukanabavuga ibyo batakoze, kuki ukora ikibi ukabigira intego, bakubwira ikiza ukagenda uninira. Ubwo rero wiyemeje kujya gukora icyiza, ibi byose ukabyirinda. Rwose ngiye kubiterera hasi, rwose umupapa ibintu biranyuze cyane, n'undi wese utaje ndamugezaho ino nkuru. Amen. Urakoze cyane. Yegera mikoro hanyuma utubwire. Kristo akuzwe. Amazina ni Kamukandayisenga Vestina. Muri iyi nyigisho tumaze guhabwa, niyemeje gukora ubutumwa, nkajya nsenga bimvuye ku mutima, nkagira inama bagenzi banjye nanjye barije kwireba. Turanye n'abakristo benshi, ikiba kibashishikaje ni ukwigira mu mirimo yabo bakajya gukora, kavuga ati ntitwajya gusenga nta mafaranga dufite, nitumara kugwiza amafaranga nibwo tuzajya gusenga. Ariko njye mu mutima wanjye niyemeje ko ngiye kubagira inama, iby'isi ni iby'isi, uzi igihe umaze ntabwo uzi igihe usigaje, ibyo utunze byose si ibyawe kandi nuva ku isi nta n'uwo uzabisiga. Icyo niyemeje njyewe ni ukubafasha, nkabaganira mu Kristo, tugakorera Imana. Ikindi niyemeje mu buzima bwanjye nkunda kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, ngiye kujya mwiyambaza mvugisha kuri ya rozari nshize amanga, sinisabira nsabira n'isi yose.
murakoze. icyiza wafashe ntukakirekure. Ntabwo nzakirekura. Amen. Umubyeyi nawe agukomeza guhoze mu gishura cye. Yego, egera mikoro nawe tubwire witwa nde, utanye iki, ni iki cyagufashije? Egera mikoro neza. Kristo Yesu akuze. Amazina nitwa Bayisengo Baridi, ijisho nahanye ni ukugira bagenzi banjye kutavuga ibibi no kwita abantu amazina atariyo no kwiyemeza ibintu batashoboye. Nanjye nkaba nzabigenderaho ngakomeza no gusenga Imana nta buryarya ni umutima wanjye wose, apana gusenga Imana ebyiri. Murakoze. Yewe urakoze cyane, nawe urakoze. Nanjye wumvise ko nagize ikibazo ngasobanukirwa na byinshi byampaye gufata umugambi. Hari ibyo nafashe akabashize imyaka 18 kubera umugisha w'Imana. Iyo wumvise ijwi ry'Imana kandi ukayumvira ijambo ryawe ukarishyira mu bikorwa, ubirongeraho imigisha n'imihezagiro. Wowe witwa nde? Tubwire rero utahanye iki umugambi wigiriye. Egera mikoro. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Solange Nikuze. Njyewe ikintu nahanye cya mbere mu buzima busanzwe ntabwo nari nzi ko umuntu asengera ituro. Rero inama ya mbere nabonyemo ni uko nyine ngomba nanjye kuzajya nzirikana uko mvuye mu rugo najya gutura nkibuka gusengera ituro ryanjye. Ikindi kintu nkuyemo, ntekereje ko ngomba guharanira gukora ibikorwa bitazatuma mvuga ngo uwasubiza inyishu. Murakoze. Yezu aguha umugisha. Ubwumvise agaciro ko gusengera ituro no kuritura koko wariteguye. Urakoze cyane. Umwana nawe utahanye iki? Egera mikoro nawe utubwire icyo utahanye. Witwa nde? Umugambi wigiriye. Nitwa Sibomana Morenzi, nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyabihare. Iki kintu niyemeje gukora mu mudugudu, abana bari mu gatsiko batukana basererezanya, aho ngeze bari gutukana ni ukubabwira ati nimurekere. Kuko wamenye ko gutukana ari ibikorwa bya shitani. Na Yezu arabivuga ngo uzabwira mugenzi we wa gicucu we, wa musazi we, wa mushenzi, wa mbwa we, wa mbwakazi we ngo azajya hehe? Azajya mu muriro utazima. Ibyo rero kuko wabimenye kuva uyu munsi, umunwa wawe ugiye gushyiraho iki? Ushyireho urugi n'ingufuri, ibyo bitutsi ntibizongere ukundi. No mu mutima wawe bisohoke. Murakoze cyane. Ubwo butumwa uzabukore muri bagenzi bawe. Icyifuzo nari mfite ni uko mwama agatabo tukazajya tugasomana n'abandi bana. Agatabo bwoko kiki? Akariko kose mwama nakemera akamfasha. Yego, turabivuganaho mu kanya turangije ikiganiro. Yezu aguha umugisha. Ijambo ni iryawe. Witwa nde? Utanye iki? Egera mikoro. Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye nitwa Ingabire Yvonne. Ikintu nahanye ni ukudacira urubanza bagenzi banjye. Usanga wenda nko ku ishuri ugasanga abanyeshuri turi gutukana, ibintu byagenze nabi, ahubwo ugasanga wowe urarakaye kandi ari wowe wabitangiye. Ubwo rero ikintu nyuye ni ukudacira urubanza bagenzi banjye. Urakoze cyane. Icyiza wafashe ntukakirekure. Yego, egera mikoro. Witwa nde? Utahanye iki? Egera imbere. Urakoze. Nitwa Damascene Nsengiyumva, imyaka 59, muri paruwasi ya Muhura, ariko maze imyaka 2 ubwo rero nkurikije ubutumwa mwatugejejeho kandi nakiye neza, amahirwe n'umudamu wanjye twari twazanye turamutangira turamutuzanye. Amen. Ni byinshi numvisha, ariko bibiri by'ingenzi byo ntabwo nzabyibagirwa. Dusogongezeho kuri ibyo bibiri by'ingenzi rwose bigufashije. Cya mbere cyanashimishije, nakunze yuko mwongeye kunyibutsa no kunkundisha ubutumwa bwa Kibeho. Kandi ubutumwa bwa Kibeho ikintu kimushimishamo ni uko umukobwa wabuhawe twavutse mu mwaka umwe. Yego. Nari umusore icyo gihe nkimara kubyumva ninjira mu muryango wa Charismatique kugeza n'ubu nkaba nkirimo n'umudamu wanjye tukiri kumwe. Nyuma yo gukoresha imyaka 25 ya yubile twari tumaze dushakanye, twagumye muri iyo nzira twubaka n'ubwo butumwa. None ugiye kumera nk'umushimangiramo ibitabo byabo ndabifite, bakonsina barimo nkabusoma, igifaransa, ikinyarwanda bikanyubaka. None wongeye gukora hasi nyibutsi.
urakoze rero ukiri aha ngaha madamu wawe uratubwira icya kabiri aguhagaze iruhande mubwira aze niba ari hano koko buriya naze rwose icya kabiri cyagufashije ukitubwire muri kumwe kari gutinda yego hanyuma icyo cyabafashije n'ubunini nacyo kizabazanira umugisha mu mateka y'ubuzima bwanyu mu rugo rwanyu mu mibereho yanyu n'ahazaza hanyu imbere kuko mugomba gufatanya mugasenyera umugozi umwe mukuzuzana mukubahana kwanyu umwe agafasha undi kuzamuka ajya mu ijuru sibyo se mwese muzahurire ngaho tubwira icya kabiri muri kumwe nawe acyumve cyanashimishije kandi abantu benshi batazi cyane cyane twebwe abubatsi ni umuryango wawe ni ukuvuga ngo umuryango wawe ni ubutumwa bwivugira yego hariya ko twanavutse mu mwaka umwe tumeze nk'impanganye nawe nubwo usa nk'inzongeye nk'irabura navuze ko mfite imyaka 59 waba nawe wavuze ko ufite abana 5 nanjye ni 5 wavuze ko mbese byose twenda kubihuza ariko hari icyo usumbuyeho nkwigiyeho ako ko nagafasha iyo ni ukweza bisengereza familia cyangwa umuryango cyo nayigiyeho nuko burya mu cyarenge ubwo rushobora kuba igicumbi n'intangiro y'ubutagatifu yego kandi ako kantu umubare w'ibanga nk'imvugo y'ubu abantu benshi niba bizi rwose ako kantu rero familia yawe nayigakuyeho dore ko urugo rwanyu mushaka kuruza n'urwa Yezu na Mariya nanjye nkavuga ngo urwanjye na Muhimungu Esperance yego ariko ko bidasaba amashuri n'amafaranga ntamwe abahanzi nk'uko mubiririmba twebwe bitunaniza iki rwose rwose navuga menshi ngo wenda gufarika ndekeraho ibindi Yezu abyuze ukiri aho rero rwose ibyo uvuze nanjye mbifitiye inyota nifuza kuba umutagatifu unsabire ibyo uvuze bingirirweho n'umuryango wanjye na sheri wanjye na madamu wanjye tuzajye mu ijoro nk'uko Yezu abitwifuriza yego hanyuma rero sheri wawe nawe niyegere mikoro ibyo byose ntabwo atashye ubusa madamu mwatangiranye mwari kumwe ubutumwa tubutangira wowe utahanye iki n'iki byagukozeho ku buryo wavuga uti nanjye nihaye umugambi n'ingingo egera mikoro uvuga ijwi twumva nanjye kuri uno munsi wa none icyo nawe ntahanye muri izi nyigisho twahawe kuba abavandimwe babana mu rugo bashyize hamwe abana babo bakabarera Kristo bakaba abajyanama babo iteka ryose urugo rwabo rukaba rwubakiye mu Kristo nabyo ndumva ari ibintu by'agaciro ndumva umunsi wa none mu birebana no gushyira hamwe mu rugo mushyize hamwe n'abana banyu nabyo ari iby'ingenzi murakoze murakoze cyane rero nanjye icyo nababwira nk'uwabagejejeho ubutumwa nabahaye agatabo urugo rw'i Nazareti mwakabonye muragafite karimo rero urugo rw'i Nazareti nako nakabaye nakabaye kugira ndakabaha nakabahe ndakabishyurira ndakabaha mugende namwe mama Bikira Mariya bashyire mu gishura cye abarere nk'uko yareze Yezu nk'uko mwifuriza abandi byiza nanjye mbifurije kuzajya mu ijuru mama azabafashe muri uko kwitagatifuza cyane ko muri ibyo bibazo tubaza no kuganira nawe iminsi ikurikirana guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru nta kindi agamije uretse bya bintu bitatu nababwiye icya mbere mama aravuga ngo mwana wanjye icara hano ndashaka kukubaza icyo nkubaza unsubize ndashaka kugufasha kwitagatifuza ni icya mbere ubwa kabiri ndashaka kugufasha kubona igisubizo cy'ibibazo uri guhura nabyo mu minsi ya none bikurindagiza bikagutesha umutwe ubwa gatatu ngiye mama we warazwe ku musaraba ndashaka kugufata ukuboko mwana wanjye nkazakugeza kuri Yezu Kristo umwana wanjye wakumpaye mwigumire rero mu bishura bya mama azabageze kuri Yezu wamuduhaye Yezu nawe atujyane mu ijuru ndabibasabira nanjye munsabire twese bizatugira ku bwa Yezu Kristo umwami wacu murakoze cyane nawe rero egera mikoro tubwire witwa nde utanye iki ni iki cyagukozeho utahanye mu izina rya Yezu egera mikoro Kristo yazakuzwe nitwa Habarurema Tonete mvuka muri paruwasi ya Busasamana diyoseze ya Nyundo ngaba mbarizwa muri santarari ya Bunyagwe inama nyaka Nyundo remezo mutagatifu Emmanuel ikintu mbashije kuba nakora ahangaha hari amagambo menshi numvise ariko hari amagambo amwe n'amwe numvise
cyane cyane ko ndi umupapa w'abana babiri na madamu umwe. Hari amagambo amwe n'amwe ababyeyi dukunda gukoresha tukagira ngo ahari nta kibazo ashobora kuzatera imbere mu minsi iri imbere, tugeze imbere y'uwatubanjwe imbere y'ubucamanza bw'ubutabera, ariko tuzayabarizwa iyo ngiyo, ariko twe tutabizi mu inosi ya none. Hari icyo wabimenyeho uyu munsi kuri wowe, hari icyagukozeho? Uyu munsi ikintu nabashije kumenya nganakizirikana ngaba nzagisangiza abimuhira nimba mpindukiye nsubiyeyo, kuvuga amagambo amwe n'amwe asesereza cyangwa se adahwitse, nk'amwe mu magambo avuze ngo gicuti iki n'ibiki byose twita abantu amazina atariyo. Numvise ko ibyo ngibyo tuzayibarizwa imbere y'urukiko rukuru. Nanone gufata abana Imana yaduhaye mu mazina amwe n'amwe twagiye tubita tukayahindura tukabita andi y'ako kanya adahwitse kandi tutabasha kugaragariza imbere y'abandi bantu, cyangwa se ngo tuyahamagare b'abana imbere y'abandi bantu badusiye cyangwa se abandi bantu b'abapasoni imbere yacu. Ibyo ngibyo numvishe ko ari amagambo amwe n'amwe ashobora kuba yakwangiriza abana bacu, ndetse akaba yanatwandagaza imbere y'abandi bantu turi kumwe, kuko baramutse baduhindukiye bakavuga ati papa cyangwa se mama, burya nari nzi ko nawe wabyaye iki ngiki nawe uricyo. Ibyo ngibyo najye kumva neza ko usibye no gufasha abana natwe ubwacu tuba twifashije, kuko izo ntabwo ari indangagaciro tuba duhaye abana, nta nubwo bwaba ari uburere n'uburenganzira duhaye abana. Iki akaba ari ikintu duramutse duhindukiye nguko numvishe ko ari ikibazo. Ibyo ngibyo numvishe byamfashije, byazafasha n'abandi. Ikindi cyamfashije ni uko numvise neza ko gutanga ituro utarisengeye nanone amadayimoni aza akakongorera ibindi bintu tutagatekerezaga, tutanagatekereje, bikaba byaba ngombwa ituro ryawe ry'ako kanya ry'uwo munsi ukaba utaritura, nubwo waritura Imana ikaba itaryakira, kubera ko hari amajwi amwe n'amwe ya Sekibi wagiye wumva ibyongorero ukabitegera amatwi, bikaba ngombwa ko icyo wari wageneye Nyagasani utakimuhereza ugasanga bikuje ijuru. Murakoze. Nawe urakoze, icyiza wafashe ntukakirekure. Murakoze. Yego, egera mikoro. Mwitwa bande, mutahanye iki, ni umugambi mwigiriye? Egera imbere. Yitwa Kalisa Silvestre, nk'abandi bo muri Nkunda hano. Ubundi muri make iyi gahunda yo gusenga akenshi umuntu atarumva inuza inyuma n'ubu twageze no mu Kigali, ariko muri by'ukuri ubundi buriya hari ibyaha by'ishyaka cyane abantu bajyaga bakora, bikaba batazi ko ari n'ibyaha. Mwita byo kugenda akumva abantu batukana bagira ubuhe, nta nubwo batuzi ko ari nk'icyaha, ukajya buri icyaha n'umwana kandi utazi ko bibabaza umubyeyi Mariya. Nizo mpamvu rero navanye isomo rikaze cyane, ntigandura n'abandi bereka ibyiza Yesu na Bikira Mariya baba bakeneye, kugira ngo noneho tuzabone umuntu tuzagenda nabo tukabona twajya kuzajya ijuru. Noneho ikindi naje guturwamo ni ibi ngibi byo kugira za satani zigenda zigendeye mu mpande z'umuntu. Wowe ukajya gusenga uzi ko wagiye gusenga, nawe utazi ko ari ibintu bigenda bigushuka cyane cyane nk'ibyo byerekeye nk'amatungo n'iki amaturo, ko ubundi hari umuntu agomba kugenda afite nk'akanote yavuga ati ubwo mfite inote sinakwirwa gitanga, bitewe n'uko ntawe wigikera ukajya mu byo kubujije no kugira ubuhe ugiye gushakisha amaturo y'ubutanga. Ariko birumvikana yuko buriya niyo utanze ikiro kibanye ku mutima, ukakivana ku mutima ukajya gisengera Imana igukubira inshuro zirenga n'ijana. Urakoze cyane. Yezu aguhe umugisha, kandi icyo wafashe ntukirekure. Ubwo wasobanukiwe nuko utanga ituro, ntihazagire ikikuzita kikubuza gutanga ituro ryawe. Reka twumve none umubyeyi, ijambo ni iryawe. Witwa nde, utahanye iki? Egera mikoro. Yitwa Mukamuhizi Immaculée, umumama ubana na Yezu imyaka 60
n'ibiri uyu munsi imyaka 62 umutwaro wanjye yapfuye 2020 ansigira abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 nshimira Imana nuko abana banjye bose nubwo baba badahari bose babatijwe mu Kiliziya Gatolika uyu munsi baracyari kumwe nabo niwe turi kumwe mu itorero rimwe ntabwo ntawahinze ngo ajye mu yindi. Icyagufashije rero ni igihe utahanye ntahanye muri ubu butumwa bwa nakwitanaga no kuri radiyo nambere nari mpari ariko uyu munsi hari ikintu cyamfashije hari aho umubyeyi Bikira Mariya avuga ati hari ubwo wigeze unyegera usaba ikintu sinakwikiriza. Nabwo ni ubutumwa bukomeye kuko niba ugira ikibazo ukakihererana ntugire ukiganyira ntugire ugiye gute ntugire gute nabyo aba ari ikibazo. Ikintu nacyo cyamfashije muri ibi bintu rero bijyanye no gutwara abana bacu ni ukuvuga ngo rero dukora ibyaha tutazi ko ari ibyaha turimo gukora ukita umwana igicucu cy'iwacu ubundi ntacyo uzigezaho utazi ko umwana ibintu bibi kuko mu barokora bavuga ngo yajya kuvuga umwana ngo uhangayikirwa agira ngo rero twese twisubiraho umuntu ajya kujya gutuka umwana ajya gutavuga ati gakizwe ajya gutuka abandi umwifuriza imigisha wo